Ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Yesu ashimwe. Kandi muraho torero ry'Imana, kuba tutari duherukanye, namwe muraho bavandimwe. Umwanya nk'uyu twongeye kubona ngo kugira ngo twongere tuganire maze twibukiranye ibyiza tuzabona imbere nyuma yo kuva mu iyi si, nyuma yo gutabaruka. Nibyo ngira ngo turebere hamwe tubivugeho. Ubutumwa twabateguriye n'ubwerekeranye no kugaruka kwa Kristo n'umuzuko w'abapfuye. Kugaruka kwa Kristo cyangwa kugaruka kwa Kristo n'umuzuko w'abasinziriye. Topiki tujye kuganiraho: kugaruka kwa Kristo n'umuzuko w'abasinziriye. Torero ry'Imana aho muri hirya no hino ku migabane itandukanye yo ku isi ducumbiseho, mukomere mu rugendo kandi mwihanganire ibibagerageza. Nta kabuza ijuru tuzaritaha kuko ni iryacu. Ndakwibutsa cyangwa nkubwira ko abera bo mu isi nizo mfura Imana ireba maze ikarushaho kuzishimira. Nge ugiye kubagezaho iki kiganiro, ngiye kubagezaho ubutumwa bwiza bwo kugaruka kwa Kristo n'umuzuko w'abasinziriye. Nitwa Bizimungu Jean Claude. Nikaze muri Sanga. Mwene data muvandimwe, ni ukuri ndakubwiza ukuri yuko umwami wacu Yesu Kristo azagaruka, azaza ntazatinda. Nubwo
bigaragara abantu benshi usanga bibaza ibibazo bitandukanye bagira bati uwo Yesu Kristo bavuga azaza koko? Ese azaza ryari? Kw'abantu babyarwa bagakura bakageza n'aho bapfa bavuga ngo Yesu azaza, uwo Kristo azaza ryari? Ibyo ni ibibazo abantu dukunze kwibazaho bigiye bitandukanye. Muvandimwe, nyemerera untege yombi maze ngira icyo nanjye mbikubwiraho nkurikije nanjye uko ijambo ry'Imana ribitubwira, tubiyobowemwo n'Umwuka Wera twahawe. Umwami wacu Yesu Kristo gutinda kugaruka kwe nta kindi kibimutera. Si n'urwango adufitiye twe turi muri iyi si, oya, ahubwo ibyaha tugwishwamwo na Satani, imitego Satani adutega tukayigwamo bikatuviramo gucumura. Ibyo byaha nibyo bituma ataza vuba nk'uko twe tubyifuza cyangwa nk'uko wowe ubishaka. Ariko ubundi mu by'ukuri Yesu Kristo kuza ko azaza kuri. Twibaza ibibazo bigiye bitandukanye ku byerekeranye no kugaruka k'Umwami wacu Yesu Kristo. Harimo abibaza bati ngo hazabaho imperukara. Iyo mperuka izabaho ryari? Mu wuhe mwaka? Ko twayitegereje tukayibura. Ese izaba ku manywa cyangwa nijoro? Mu wuhe mwaka? Mu kuhe kwezi? Benshi babijyaho impaka mu buryo butandukanye ku byo kugaruka kwa Yesu Kristo. Ugasanga benshi babijyaho impaka ku byo kugaruka kwa Yesu Kristo, hamwe n'iby'imperuka bagira bati nta mperuka iruta gupfa k'umuntu, kuko iyo apfuye nibwo imperuka ye ibimugereyeho. Abandi bati niko kugaruka kwa Yesu Kristo kuri we. Muri make ugasanga abantu benshi muri iyi si baragenda bibaza ibibazo baburiye ibisubizo byo kugaruka kwa Yesu Kristo. Muvandimwe, nshuti yanjye, mwene data, munyemerere turebere hamwe ibisubizo by'ibibazo
duhora twibaza uko bwije n'uko bukeye byerekeranye no kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. N'impanda izavugwa. Nta handi bisubizo tubisanga mu ijambo ry'Imana no mu kwizera ku byo twasezeranijwe. Dusome ijambo ry'Imana Abatesalonike ba mbere ibice 4. Abatesalonike ba mbere ibice 4 umurongo wa 13 tugeze ku murongo wa 18. Twumve icyo Bibiliya nayo ibitubwiraho, dore ko ariho byose tubikura. Titiri iravuga ngo kugaruka kwa Kristo n'umuzuko w'abapfuye. Umurongo wa 13, ariko bene data ntidushaka ko mutamenya iby'abasinziriye, mutababara nk'aba bandi badafite ibyiringiro. Ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we, izazanana na Yesu n'abasinziriye muri we. Iki nicyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu Yesu, y'umwami wacu, yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza kuza k'umwami tutazabanzirizwa na hato abasinziriye. Kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru, aranguruye ijwi rirenga, hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana. Nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhereko tujyananwe nabo, tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Nuko mumaranishe imibabaro mubwirana ayo magambo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Yesu azaza, kandi ni ukuri azaza. Nubwo ubona ko atinze, gusa ntabwo atinze kubwo atwanze cyangwa se atishimiye ko twabana nawe mu bwami bwe. Muvandimwe, nshuti yanjye, nyemerera untege amatwi umwanya nk'uyu kandi tugendane. Umwami wacu Yesu Kristo azaza ari kumwe n'abamarayika.
ageze mu kirere azabwira itorero rye ati bwoko bwanjye abo nameneye amaraso yanjye ku musaraba nimuze. Marayika ukomeye, marayika Mikayire azavuza impanda mu buryo buranguruyemo. Navuza impanda mu buryo buranguruyemo, ako kanya itorero ry'Imana umwuka wera ryahawe uzarizamura, tuzamuka dusanganira umwami wacu mu kirere. Ariko hagati aho abapfuye bamwizeye, abapfuye bizeye umwami wacu Yesu Kristo, abo ntabwo bapfuye barasinziriye kubw'umubiri, ariko kubw'ubugingo bari maso. Iryo jwi bazaryumva, iyo mpanda bazayumva, bakanguke bave mu bituro byabo. Abazaba bakiriho kuri iyi si bagihumeka umwuka w'abazima, bafite umwuka wera, abo nabo bazazamukanwa, bazamukire rimwe n'abangaba bari bamaze igihe basinziriye, basanganire umwami wacu mu kirere. Yesu azatujyana. Ushobora kwibaza uti ese mwako kanya tuzahita tujyanwa mu ijuru ku Mana Data wa twese? Oya, igisubizo ni oya. Ahubwo Yesu Kristo azafata itorero rye abakuye mu isi, umugeni akuye mu isi, atujyane adushyira ahandi hantu heza, ajye kutwambika. Aho niho navuga ko ari nko mu ijuru rya kabiri cyangwa se ijuru rya gatatu. Aho niho azatujyana maze ajye kuturimbisha, ajye kutwambika imyambaro myiza, aduha n'amakamba meza atatseho inyenyeri. Aha nahita mu rwambariro rw'abera. Hari umukozi w'Imana waririmbye indirimbo, arangije iyo ndirimbo ayita ngo urwambariro. Iyo ndirimbo iyo abantu bayiririmba bavuga ngo ngwino winjire ngo mu rwambariro rw'abera. Uyu muntu wahimbye iyi ndirimbo nta gushidikanya mufiteho, yari ari mu mbaraga z'amavuta y'umwuka wera. Aha rero tuzajyanwa mu rwambariro rw'abera kwambikwa, niho tuzaba turi kumwe n'umwami wacu Yesu Kristo ndetse n'abamarayika. Azatwambika imyambaro, ikamba ritatsweho inyenyeri. Tuzaba dufite ubwiza bw'akataraboneka. Gusa umwambaro wera tuzambikwa n'ikamba n'ibintu bibiri nshuti yanjye bitandukanye. Ikamba riri ukwaryo n'umwambaro uri ukwawo. Ikamba narigereranya nk'urugero nk'umudari w'ishimwe. Ndumva ariko nabivuga, nk'igihe umuntu akoze imirimo mu iyi si maze bikamuviramo guhabwa ibihembo bishimishije, agahabwa nk'igikombe cyangwa se undi mudari ugaragaza ko ashimwe cyane uwo muntu. Natwe rero iryo kamba ni nk'umudari, ni nk'ishimwe ry'uko twagerageje gukora imirimo myiza yo gukiranuka tukiri muri iyi si. Iryo kamba rero tuzaryambikwa ry'imirimo yo gukiranuka. Haleluya! Impamvu mubwiye ngo twese ntabwo ariko iri kamba tuzaryambikwa, impamvu dore n'iyi.
twe hari abantu bakira agakiza, nibyo koko kandi ni byiza, ariko ntibagira imirimo yo gukiranuka bakora. Uyu muntu utarakoze imirimo yo gukiranuka afite umwuka wera, ijuru azaritaha, ariko nagera mu rwambariro ndetse azanambikwa umwambaro nk'uru rwambariro rw'abera narugeramo, ntabwo ikamba ry'imirimo we azaribona. Hari igihe umuntu ahora abwirwa ati wakakiriye agakiza, wahindutse, nyamuneka imirimo yawe ikaba myiza, ukera imbuto nziza. Akinangira. Muri kwa kwinangira kwe hakaba hari igihe kigera umubiri ukamuhinduka, maze akarwara akajyanwa mu bitaro. Yagera mu bitaro ya ndwara yamukanda cyane, imisonga yaba myinshi, hamwe abona urupfu rumusatiriye, agatangira kurwana no kubwira abari hafi ye agira ati, bavandimwe mwigire hino mbaturire, nsaba Imana imbabazi z'ibyaha nakoze, maze ubugingo bwanjye bugira iherezo ryiza. Kubw'amahirwe hari igihe hafi aho ashobora kuhabona umukozi w'Imana. Hari igihe usanga muganga uri kumuvura ari mu mwuka wera, hari igihe asanga umwitayeho aba arimo ijambo ry'Imana, agakiza kaba muri we, maze akamutega amatwi, bikarangira anamusengeye. Iyo amaze kumusengera, icyo gihe yumva muri waruhutse, na ndetse gutaha kwe bigeze, umwuka wera arigiye ubugingo bwe ahita butwara. Uwo rero niduhurira mu rwambariro rw'abera, nta mirimo yo gukiranuka yakoze, ikamba ry'imirimo myiza ntaryo. Bene data, nshuti zanjye, duharanire kuyoborwa n'umwuka wera, kandi tugire imirimo myiza yo gukiranuka mu gihe tukiri muri iyi si, kuko iyi si ntabwo ari iwacu, iwacu ni mu ijuru. Haleluya. Aho umwami wacu Yesu Kristo azatujyana, tuzahamara igihe kitari kinini, nk'imyaka 4 cyangwa 3 n'igice, maze tuhakurwe tujyanwe mu ijuru, aho ku Mana Data wa twese. Icyo gihe umwami wacu Yesu Kristo niwe uzatujya imbere akatuyobora, akajya kutumurikira itorero, akajya kurimurikira Imana Data wa twese. Ntekereza ko azabwira Imana Data wa twese ati, ngaba abona ameneye amaraso yanjye ku musaraba w'isoni, ati dore itorero nacunguye muri yasi. Imana izaduhanagura amarira y'imibabaro n'imiruho twaruhiye muri iyi si. Abamarayika bazaturirimbira, kandi haleluya, tuzanezerwa kuri uwo munsi, ubwo tuzaba tugeze mu bwami bw'Imana.
amina. Ariko nsubiye inyuma gato, hari abantu batazagera mu bwami bw'Imana, hari abantu batazagera mu rwambariro rw'abera ngo bajye kwambikwa imyambaro yera n'amakamba atatseho inyenyeri. Abo ni bande? Abo ni bantu ki? Nta bandi, dore nawe. Abatazagerayo ni aba bantu tuba turi kumwe nabo mu rugendo rwo muri iyi si rugana ku marembo afunganye, tugakomezanya urugendo, tukagenda twagenda nk'ibirometero 5 cyangwa se tugenze nk'imyaka 6 mu gakiza, 2 muri bo cyangwa 3 cyangwa 1 muri bo agahita kwepa agaponyoka, mu gihe abandi bari kugenda imbere wagahita akata ibumoso, akabanza agaca mu isantire. Iyi santire reka tuyite wenda agakinjiro cyangwa se akajagari, akabanza akinjira mu aka kajagari, agakoramo ibyangwa n'amaso y'Imana, akabanza agakata mu iyi santire ya riziyeri. Yagira mu iyi santire ya riziyeri, kandi iyi santire irimo abacuranga, irimo abacuzi, irimo abasinzi, irimo ibitaramo bipfuye, ibiganiro bipfuye, harimo abaderera batandukanye, harimo abapfapfa bagiye batandukanye. Wakabanza agaca mu iyi santire, akagenda akabanza agakora ibyangwa n'amaso y'Imana, akanezeza umubiri. Yamara gukora ibyo akora, ngo yakwebye bagenzi be, yakwebye amaso y'abariya, akaza kongera kwibuka ko ari mu rugendo, akagaruka mu rugendo, agakomezanya n'abandi. Akagenda, yagera imbere gato, akongera agacomoka mu murongo mu rugendo, agasubira muri ya santire yo mu gakinji, ya santire yo muri riziyeri, agakora ibyo akora. ngo yihisha amaso y'abantu, ariko amaso y'Imana ntabwo yihishe, bari kumwe. Akongera akaza kwibuka ko ari mu rugendo, akongera akagaruka, agakomeza urugendo. Mwene data, nshuti yanjye, uri mu rugendo n'ubu buryo, Mwami wacu Yesu Kristo naza agasanga wibereye mu iyi santire y'akajagari, utihanira kureka. Mubera urera, mubirabura ubarimo, ufite amabara yo kwiyoberanya ukuntu. Ndakubwiza ukuri ko kubona ijuru kwawe bizakugora. Mbese kamwe, va mu materaniro y'imburamumaro, va mu ibyo bidahesheje Imana icyubahiro, gwino mu murongo umwe, ukomeze urugendo nk'urw'abandi, utagiye gukwepa uca mu nzira zigiye zitandukanye. Kuko imbere gato nugera mu gikombe baka, kucyambuka bizakugora, uzaharasirwa imyambi y'umubisha ari we Satani, ntabwo uzabasha kuhambuka. Ushobora kuzarigita ugeze mu gishanga, ku mpamvu z'uko ugumya kugenda uvangavanga. Ukomeje urugendo utyo, impanda y'Imana ntabwo uzayumva, kandi umwuka wera usuzugura ntabwo uzabasha kuzamurwa ngo ugere mu ijuru. Kuko tuzajya mu ijuru tuyobowe n'umwuka wera. Imirimo myiza twakoze yo gukiranuka izatujya inyuma iduherekeze, ntabwo imirimo yo gukiranuka izatujya imbere ngo ituyobore. Umwuka wera twahawe ngo atujye inyuma aduherekeze.
oya, Mwuka Wera niwe ufite ububasha bwo kuzaterura itorero maze aritumbagiza risanganize uwaribambiwe. None wowe urafata imirimo yo gukiranuka ukaba ari ushyira imbere, Mwuka Wera ukamushyira inyuma. Ibyo ukora ntabwo ari byo. Mwene data mesakabu, tugeze ku Mana Data wa twese, aho niho Yesu Kristo azafata itorero arimanure arigarure mu isi. Iyi si tuzongera tuyigarukemo. Yesu, ijambo ry'Imana ritubwira ngo Yesu ko yagiye ni nako azagaruka. Tuzamanukira ku musozi wa Elayono. Uyu musozi wa Elayono niwo Yesu yazamukiyeho. Tuzamanuka ku musozi wa Elayono, itorero rimanuke ribe muri Yerusalemu. Icyo gihe Yerusalemu izaba yarabaye nshya, ntabwo izaba ari Yerusalemu iyi dusanzwe tuzi. Izaba irabagirana, iri mu bwiza budasanzwe. Izaba yarabaye ururembo rwiza kandi urw'amahoro, rutarimo gereza, rutarimo kurwara, rutarimo ibitaro, rutarimo intwaro zindi zikomeretsa. Aho niho tuzimana ingoma na Kristo imyaka ibihumbi n'ibihumbagiza. Haleluya, kugira ngo amen. Ariko hagati aho, mw'iki gihe turimo, hari abakorera Imana koko by'ukuri, hakaba n'abandi bakorera Satani mu buryo bwa rwihishwa. Icyo gihe tumaze kwimana ingoma na Kristo muri iyi si, aho ngaho muri Yerusalemu izaba yarabaye nshya, Antikristo nibwo azerura atangire gukora ku mugaragaro. Wakibaza uti Antikristo ni muntu ki? Ninde? Antikristo ni intumwa ya Satani, ni umukozi wa Satani. Suko Antikristo n'ubu ngubu adakora. Arakora yego, ariko arakora muri rwihishwa. Ntabwo yakerura ngo akore ku mugaragaro, kuko izo mbaraga ntiyazibona, ntazo afite. Kubera ko itorero ry'Imana riracyari mu isi kandi ririndishijwe n'imbaraga z'Imana zisumba byose. Itorero ry'Imana ririho igitinyiro, rifite ubudahangarwa buririho, maze bigatuma Antikristo agira ubwoba, ntabe yabasha kwerura ngo akorere ku mugaragaro, agakora rwihishwa yihishahisha. Ubwo itorero rizaba rimaze gutwarwa rero, rigiye mu bwami bw'Imana ritashye, aho niho Antikristo azerura agakora ku mugaragaro. Dore akaga rero, yewe we, dore akaga. Akaga ni kari ku bantu banze kumva no kumvira, ba bandi navuze haruguru baba bari mu rugendo baruvangavanga, akatakaza mu yisatere agakora, akirirwamo akivurugutamo, yarangiza akibuka ko ari mu rugendo, akagaruka mu rugendo agakomezanya n'abandi. Uyu muntu azahura n'akaga. Aho Antikristo azaba akora ku mugaragaro, utazamuyoboka. Niho hahandi zimwe mu ngingo z'umubiri we zizatangira kwangizwa. Niwanga kuyoboka Antikristo,
uzakurwamo amaso, uzacibwa akaguru, uzacibwa akaboko. Hari igihe kizagera abantu bakerura, noneho bagasenga Satani ku mugaragaro. Urusengero runaka rukaba ari urusengero rusenga Satani, rusenga umubi. Icyo gihe kizagera. Nk'uko ubu ngubu wumva ngo ruba rusengero ni urw'Imana, hari igihe kizagera urusengero rw'ahantu runaka wumve ngo bariya bantu basenga Imana yabo ni Satani. Gusa hari abantu muri icyo gihe bazanga kuva ku izima, bazahagarara ku kuri kwabo, bayoboke Yesu Kristo, ariko bamuyoboke igihe cyatambutse. Abo bazashinyiriza, bazakorera Imana mu gihe kigoye kuruta icyo twebwe ubu duhagazemo turi gukoreramo. Uyu kubaho kwe bizagorana cyane, azahigwa kugira ngo agirirwe nabi kubera ko atemeye kuyoboka Antikristo. Bamwe baramya Antikristo, noneho we akaramya Yesu Kristo. Uyu nibamufata azagirirwa nabi. Bizaba ari ibihe bigoye kandi biruhije kuri abo bantu bazaba baranze kuramya Antikristo mu icyo gihe. Gusa Umwami wacu Yesu Kristo, aba nabo muri kwagumya kumuhamya, azagaruka nabo abatware, nabo baze tubane muri Yerusalemu nshya. Haleluya, kugira ngo amen. Mwene data nshuti musaraba, nyemerera subikira aha. Iri somo ni rirerire, rigerekeranye no kugaruka kwa Kristo n'umuzuko w'abasinziriye. Ni rirerire, gusa ushaka kumenya neza mu buryo bwimbitse byerekeranye no kugaruka kwa Kristo n'umuzuko w'abapfuye, iby'umuzuko wa mbere n'umuzuko wa kabiri, nuko Antikristo azakora mu icyo gihe mu buryo bwimbitse, wasoma mu iki gitabo. Nawe Imana iragushaka, umugabane wa mbere, paje y'149, urahasanga ubutumwa bwiza bwerekeranye no kugaruka kwa Kristo n'umuzuko w'abapfuye. Iri somo ndarikunda cyane, ndarikunda kandi ni ukuri pe, iranyubaka. Bene data, birakwiye ko dukwiye guhora twibuka, dukwiye guhora tuzirikana ko iyi si atari iwacu, iwacu ari mu ijuru. Tuyirimo turi abagenzi, isaha n'isaha wataha. Tekereza neza, utashye wajya he? Watwarwa tike yawe ni iyihe? Mbere yo kujya mu mahanga ushaka pasiporo ugashyirirwaho visa. Ese we pasiporo yawe ni iyihe? Visa yawe ni iyihe? Ni imirimo ukora muri iyi si? Duharanire kumvira umwuka wera, kandi ku batawufite bawusabe, Imana irawubaha. Twumvire umwuka wera, tuyoborwe n'umwuka wera mu gihe turi muri iyi si, kandi dukora imirimo myiza yo gukiranuka. Abayoborwa n'umwuka wera nibo bana b'Imana, kandi ujye ukunda gusoma ijambo ry'Imana, kuko
ijambo ry'Imana ni indererwamo twireberamo twese. Ni umuhigi uhiga akavumbura, n'inkota ityaye ifite ubugi imbere n'inyuma. Umuntu udakunda gusoma ijambo ry'Imana, ntekereza ko no kuzabona ijuru no kuzataha ijuru mbona bizaba ari tombora. Mbona bizaba ari amahirwe adasanzwe. Mwene data, nshuti yanjye, komera mu rugendo kandi dukomezanye. Nawe ibyo ufite ntukajye ubyihererana, ujye ubisangiza bene data. Unaniwe umufata akaboko kugira ngo tuzagerane mu rurembo rwera. Ahasigaye Mwuka Wera akomeza abane nawe, kugirwa neza n'Imana bibane nawe ibihe byose. Amen. Mwakoze kubana natwe kuri iki kiganiro cy'ivugabutumwa. Ikiganiro kumenyera ko tukigezwaho na Bizimana Jean Claude. Akaba ari ikiganiro gishingiye ku gitabo cy'imfashanyigisho cyanditswe na Bizimana Jean Claude. Twese dukunda umurimo w'Imana ko watera imbere. Akaba ariyo mpamvu natwe twifuje kwifatanya nawe. Ariko nanone tukaba dukeneye inkunga yawe, wowe wamaze kugera kuri iyi channel. Wakoze subscribe, ukanda no kunzogera, kora na share kugira ngo n'abandi ubutumwa bagereho. Ukore like nyinshi cyane na commentaire nyinshi cyane kugira ngo tubashe kuganira no gusangizanya ibitekerezo. Naho utaha.